mukunzi wa Master Chef TV ndakushuje cyane nizere ko umeze neza mu byo urimo byose. Ndagushimira rero ko ugeze kuri channel yacu rwose nawe wishimiye kuba warakoze subscribe burya nuko uba warayishimiye. Ni nayo mpamvu ndahanga kugira ngo njye kukugezaho byinshi kandi byiza kugira ngo ubashe kunezezwa n'ibyo uzajya ubona kuri iyi channel. Ni Master Chef John rero nkuko bisanzwe. Uyu munsi hari ibyo tugiye gukora uruvange rw'imbuto cyangwa se umutobe w'imbuto umeze neza wazajya wifashisha ukawunywa buri munsi ukamererwa neza, ukamerera neza, ukagira akanyamuneza umutima, ukumva umeze neza mu byo urimo byose, yaba ugiye kuryama, waba uri mu kazi, waba uri mu rugendo. Urwo ruvange rw'imbuto cyangwa se umutobe w'imbuto iyo uwunyweye ukawunywa mu gitondo cyangwa ukawunywa ugiye kuryama umererwa neza, ukagira akanyamuneza. Niyo mpamvu rero mbere yuko dutangira gukora uruvange cyangwa se uyu mutobe wacu, ndagira ngo mbwire ko ni imbuto cyangwa se uruvange rw'umutobe rugizwe n'ibintu bigera kuri 5. Icya mbere hari umuneke, icya kabiri hari umwenya ngira ngo mwese murawuzi, ni icyatsi cyiza cyane abantu benshi dukunda kukifashisha mu cyayi. Umwenya buriya ni mwiza cyane, ndaza kugira akamaro kawo mu kanya. Icya gatatu hari avoka nayo iba ari nziza cyane. Icya kane ni karoti nayo ni nziza cyane. Icya gatanu ni amata y'inshyushyu. Noneho umuneke rero burya urimo intungamubiri nziza ufitiye akamaro umubiri wacu, kuko usanga umuneke iyo uwuriye, iyo uwukunda ukawurya, utera akanyamuneza, ukirirwa neza, umerewe neza, yaba mu kazi aho uri hose, ndetse n'iyo ugiye kuryama umererwa neza cyane. Kandi burya umuneke utuma amagufa akomera agakora neza. Urumva ko umuneke ari ingirakamaro cyane. Umutima nawo ugakora neza, ugatera neza bitewe n'uko ukunda kurya umuneke. Niyo mpamvu rero naguhitiyemo wowe ukurikiye yuko uruvange rw'imbuto wajya uvanga ibi bintu ko ari 5, bizakugira akamaro kanini cyane mu buzima bwawe. Umwenya rero, umwenya ni mwiza cyane, burya nawe urinda diyabete, ugatuma utarwara diyabete. Murumva ko umwenya ari mwiza cyane kandi utuma amaraso akora neza mu mubiri wawe. Ni mwiza cyane umwenya, ujye uwibanda. Burya si ukunywa mu cyayi gusa, oya, no kunywa muri ji, mu mutobe nawo bari byiza cyane. Kandi umwenya utera akanyamuneza, ukagira akanyamuneza, umushiha ukagenda, waba uri mu kazi aho uri hose ukagira akanyamuneza kubera wa mwenya. None rero iyo byibumbiye hamwe na rwa ruvange rw'imbuto biba ari akarusho gakomeye cyane. Umwenya kandi burya ukiza n'umutwe ugakira, cyangwa se ukakurinda kurwara umutwe iyo unywa akenshi, ukawunywa kuba ari mwiza cyane. Ikindi kandi wamenya ku mwenya nuko woroshya uburwayi bw'igifu, cya gifu kiba cyarapfutse cyazanye ibisebe. Umwenya ni mwiza cyane iyo uwibanzeho ukawunywa, ariko cyane cyane ukawunywa mu buryo bwa ji, atari kwa kundi wanyweye mu buryo bwo mu cyayi. Avoka nayo ni nziza cyane, kugira ngo abenshi murabizi ko avoka ari nziza cyane, ibirimo n'amavuta yawo yabigenewe. Avoka ni nziza cyane kubera ko burya avoka ikomeza amenyo akamererwa neza, agakomera, akamera neza. Ikindi kandi avoka nayo itera umunezero. Murumva ko uru ruvange rukubiyemo ibintu byiza byinshi cyane bivanze n'umunezero. Umunezero kuba umeze neza, waba ugiye kuryama ukaryama neza kubera yaje wanyweye ikirahure kimwe gusa, ugiye kuryama ukakinywa usinzira neza, umererwa neza. Ikirahure kimwe gusa mu gitondo ugiye mu mirimo itandukanye, wirirwa neza, umeze neza, ubusa kaho rwose uriye ifunguro cyangwa se unyweye umutobe mwiza urimo ibintu byiza cyane kandi bifitiye umubiri wacu akamaro. Icyo nakubwira kandi, voka ituma uruhu rwacu rumera neza, ntusaze, uruhu ntirusaze, uruhu rwawe rugahora rutoshye kubera kurya avoka. Ni nayo mpamvu naguhitemo kuyirya cyangwa se kuyinywa muri ji tugiye gukora mu kanya. Uze kwitegereza, ube hafi, ntucikwe, uze kureba ukuntu tuza kubigenza. Karoti nayo ni nziza cyane, ngira ngo abenshi murabizi ko karoti ari nziza cyane. Karoti burya ituma amaso yacu areba neza, ukareba ikintu kikure na nijoro. kandi burya mu mwijima karoti mbisi zigatuma ureba neza cyane, kuko karoti ni nziza cyane. Ikindi kandi nazo burya karoti zitera kudasaza, umubiri wawe ukahora utemba itoto, nta gusaza rwose, uruhu rwawe rukamererwa neza kuko nayo imaze kwikubwira. N'ibindi byinshi cyane, ibyo urwo ruvange nakubwiye
hari ibintu byinshi cyane bituma umubiri wacu umererwa neza ntabashije kurondora. Ikindi kandi n'amata burya nayo ni meza cyane, nayo mpamvu nayo turi buyavangemo amata y'ishyushyu. Amata y'ishyushyu turi buyavangemo, uze kwitegereza, uze kureba, turi buyavange kugira ngo havemo umutobe mwiza cyane ufashe, unywa rwose ukumva usa nkaho uriye ibyo kurya kandi uriye ibintu byiza cyane bituma umererwa neza, ugira ubuzima bwiza nta kubyibuha rwose. Babandi bakunda kumva ko babyibushye batekereza ibyo banywa barya, ujye wibana kuri iyi ji uzamererwa neza cyane rwose. Amata burya akuyemo amavitamini, harimo vitamini B, vitamini 12, vitamini B6, vitamini B5, vitamini nyinshi cyane zifitiye umubiri wacu akamaro. Kandi burya amata y'ishyushyu nayo icyo utaruzi atuma umuntu asinzira neza cyane. Akarusho ikindi kandi muri uyu mwanya nakubwiye ni uko bituma umuntu asinzira neza, kuryama akagira umunezero cyane cyane ku bashaka. Ibyo ni ibanga nakubwiye. Witegereze mu kanya yuko tugiye gukora uyu mutobe, witegereze nawe uzajya kubandaho ukore kuko mwiza cyane. Nguhaye ikaze rero, kurikira kandi nakubwira ngo ukora subscribe kugira ngo video yose uzajya uhita uyibona ako kanya. Ukore share, ugitanga n'ibitekerezo, tanga ibitekerezo biba ari byiza cyane. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe. Birumvikana ntabwo muzi, ntabwo iyo umuntu ayikoze tumubona, ariko ujye utanga ibitekerezo hariya hasi wandike, zajye nkumenya, zajya gusubiza rwose uko tuzajya tugera aha ngaha usuhuze, kubera ko uba watanze ibitekerezo nanakubonye. Ubwa neza rero mu kanya tugiye gutangira kwereka ibikoresho tugiye gukoresha kugira ngo dukore uyu mutobe wacu. Dufite umwenya, dufite imineke ya goromisheri 2, tukagira na karoti 1, dufite avoka turi buze kuza gukoresha, dufite n'amata y'ishyushyu nayo turaza kuyakoresha, ndetse dufite n'imashini yitwa blender. Ngira ngo iyi mashini ahariho hose wayibona kuko iba ari nziza cyane, ikora ji neza cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye gutunganya iyi avoka, iyi mineke, n'uriya mwenya, kuko umwenya ni icyatsi cyiza cyane gifitiye umubiri wacu akamaro. Tugiye kubitunganya, dutonere iya mineke tuyikate duto duto, ubundi tuyishyire muri blender yacu, tubisye, ubundi dutangire dukuremo ji nziza cyane. Uriya aba ari umutobe mwiza cyane ufitiye umubiri wawe akamaro kanini cyane. Imineke yacu turi kuyitunganya tuyikata duto dutoya, itonore. Avoka yacu tumaze kuyifungura gutya, urabona ko ari voka nziza cyane rwose, ariko kubera ko voka yacu ari nini cyane, rero ningira ngo murayibona turakoresha iki gice cya voka gusa. Shyire muri blender. Dushyizemo wa mwenya wacu, tumaze gushyiramo umwenya nguyu rwose, imineke na voka. Dukate karoti duto dutoya, turayirangije. Dushyizemo na karoti, ngira ngo wowe uri kureba urabona ko dufite amabara atandukanye, hari orange ariyo yiriya karoti, hari umweru uriya muneke, hari avoka nk'icyatsi, ndetse n'uriya mwenya nk'icyatsi. Ni amabara rero meza cyane. Tugiye kongeramo rero amata y'umweru, iba ari ji nziza cyane rwose, wazagerageza nawe ukayikora, ntabwo bigoye kandi ikakugira akamaro kanini cyane. Dusutsemo ikirahure cy'amata, noneho ukayisya. Ni ukuvuga ngo kuyisya urareka ikanoga, kandi nakwibutsa ko ntabwo ari byiza gushyiramo isukari, kubera ko uyu mutobe ubwawo, imineke iraryohereye, karoti iraryohereye, amata nayo aba aryoshye. Ntabwo ari ngombwa gushyiramo isukari, kuko isukari ntabwo aba ari nziza. Ugasya cyane kugeza ubwo binoze, ugakomeza ugasya.
hano ni kuri MasterChef TV. Kora subscribe kugira ngo video yose izajye ihita ikugeraho muri aka kanya dukora ji cyangwa se umutobe mwiza cyane wajya unywa mu gitondo ugiye mu kazi cyangwa se ugiye mu mirimo itandukanye, cyangwa se ukanywa uyu mutobe wawe nijoro ugiye kuryama. Umutobe wacu tuwurangije kuwusya. Umutobe wacu nguyu. Uyu mutobe rwose wajya unywa ugiye kuryama cyangwa se mu gitondo kare, ubu usa nkaho uriye neza cyane, wirirwa na kanyamuneza kandi ikagufasha kugira taye nziza no kugira umubiri mwiza rwose, kubera ko haba harimo imbuto zitandukanye ndetse na wa mwenya, kuko ni mwiza cyane ku buzima bwacu. Ngiyi ji rero ahangaha, kandi nawe wazayinywa ukagerageza, iba iryoshye cyane cyane. Ji nziza cyane rwose, ifite akamaro ku buzima bwawe. Uzajye uyinywa buri munsi, cyane cyane niba ukunda avoka, niba ukunda umuneke, uzagerageze iyi ji. Ni nziza cyane mu buzima bwawe, izagufasha kugira umubiri mwiza kandi ujye ugira akanyamuneza mu byo uba uri gukora byose. Nuryama uryame neza, usinzire neza, kubera iyi ji ivanze na karoti, avoka, imineke, amata ndetse n'umwenya. Si ngombwa kujya ushyiramo isukari, kuko isukari ubwayo iba yibereyemo. Isukari ntabwo ari ngombwa muri iyi ji. Iba iryoshye cyane cyane rwose. Uzagerageze, uzayikore nawe rwose, uzambwira, uzatange komantere aho hasi, utange ibitekerezo, ukore share kandi ukore subscribe niba uhageze muri aka kanya. Ni ji nziza cyane iryoha, nawe uzagerageze wumve. Buri gitondo ugiye mu kazi cyangwa se ugiye kuryama, ujye unywa iyi ji. Ikirahure kimwe gusa kirahagije, ubundi ugasinzira neza, ukagira ibitotsi byiza, cyangwa se ugakora umurimo wawe neza ufite akanyamuneza kenshi cyane kubera kunywa iyi ji. Nari MasterChef John rero, nawe utaha kora subscribe nyine nk'uko nabikubwiye, tujye tubana umunsi ku munsi. Ngushimira wowe mukunzi wa MasterChef TV. Bye bye rero, twakoraga iyi ji yacu.